Nongeye kubasuhuza bene data muduteze amatwi. Ngarutse nanone kugira ngo tuganire kuri ya nsanganyamatsiko yacu tumaze iminsi tuganiraho ivuga ngo icyo agakiza atari cyo. Twaganiriye ku bintu byinshi aho twibazaga niba kuba mu itorero runaka byaduhesha agakiza, niba kubatizwa byaduhesha agakiza, niba kwambara imyambaro iyi n'iyi byaduhesha agakiza, niba kutarya cyangwa kutanywa ibyo kurya cyangwa ibyo kunywa ibi n'ibi byaduhesha agakiza, kandi twarebye niba umunsi runaka dusengaho bishobora kuduhesha agakiza. Ibi byose twabivuzeho. Uyu munsi rero ndagira ngo tuganire kuri iki ngiki. Iki nitukirangiza noneho tuzinjira kuganira ku cy'agakiza ari cyo nyirizina, uretse ko muri ibi biganiro twagiye tunabigarukaho kandi wabashije gukurikira uyu munsi yasobanukirwa neza icyo agakiza ari cyo. Uyu munsi rero turaganira ku bijyanye n'imirimo dukora mu matorero cyangwa se mu mashyirahamwe ashingiye ku myizerere cyangwa ku myemerere tubamo, mu nsengero tubamo. Mu nsengero nk'uko mubizi hari imirimo myinshi itandukanye. Hari umurimo w'ubushumba, hari umurimo w'ubuvugabutumwa, hari umurimo w'uburirimbyi, hari umurimo w'ubudiyakoni, hari imirimo myinshi. Hari imirimo yo gukora amasuku ku rusengero, hari imirimo yo gutanga 1/10 n'amaturo, hari imirimo yo gusenga. Hari abantu baba ku rusengero bafite inshingano yo gukora umurimo wo kwinginga ndetse no gusenga. Hari imirimo yo kwakira abashyitsi, hari imirimo yo gusengera abarwayi, hari imirimo myinshi cyane ahangaha tutarondora ngo tuyirangize. Rero icyo turi kwibaza uyu mwanya, ese kuba umuntu yaba afite izo nshingano zitandukanye agakora iyo mirimo itandukanye mu itorero biramuhesha agakiza? Munyemerere dusome amagambo twatangiriyeho dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, bice 7 ku murongo 21 kugeza kuri 23. Reka dusome mu izina rya Yesu. Umuntu wese umbwira ati mwami mwami, si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Benshi bazambaza kuri uwo munsi bati mwami mwami, ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe? Nibwo nzaberurira nti sinigeze kubamenya, nimumve imbere mwa nkozi z'ibi bimwe. Imana idufashe kandi Imana idutabare. Turongera dusome mu rwandiko rwa 2 rwa Timoteyo mu bice byaho 3, turasoma duhereye ku murongo wa 1. Aranditse ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, kuko abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batarabera, badakunda n'ababo, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana, ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Abameze batyo ujye batera umugongo. Bene data, duhereye ku magambo twasomye bwa mbere, ni amagambo twagumye kuganiraho. Ni amagambo dusanga muri Matayo ibice 7:21 kugera kuri 23. Aya magambo agaragaza neza ishusho y'umunsi w'imperuka, agaragaza neza ishusho yo ku munsi w'imperuka uko bizagenda. Abantu benshi bazitaba biteguye gucibwa imanza, kandi benshi batekereza ko ibintu bishobora kugenda neza, ko bishobora kubahira bashingiye ku byo bakoraga, bashingiye ko bahanuye, bashingira ko basenze, bamaraga icyumweru cyose bari mu masengesho badasiba, bamaraga iminsi bari mu rugendo rw'ivugabutumwa, bakoraga ibitangaza by'uburyo butandukanye, bakoze ubushumba, baba ba bishopu, baba abantu bakomeye, bakoze umurimo w'uburirimbyi, bakoze umurimo w'ubudiyakoni, bakiriye abashyitsi, batanze 10 n'amaturo neza, ibipande byabo rwose nta isheki iriho, bewe bakoze byinshi pe. Aba bantu bagiye biteguye kwinjira, ariko nta kintu kibabaje ndetse giteye agahinda. Ku murongo wa 23 haranditse ngo nibwo nzaberurira nti sinigeze kubamenya, nimumve imbere mwa nkozi z'ibi bimwe. Mana we, aya magambo ajya ntera ubwoba bukomeye. Kumbi burya ntabwo Imana izita ko nafashe igihe nk'iki ngiki tukaganira ku ijambo ry'Imana. Kumbi burya
ntabwo Imana izita ko naje mu itorero ndetse nkazamuka kugeza ku rwego mbaye umushumba. Burya ntabwo Imana izita ko nabaye umuririmbyi igihe kikagera nkayobora na bagenzi banjye korali zikanatera imbere ni ukuri zikagenda neza. Kumbi ntabwo Imana izita kuri ya mirimo y'ubudiyakoni nakoze ntaruhuka, ntaryama, ndasinzira, cya cumi n'amaturo natangaga ubudasiba. Kumbi burya ntabwo biri mu bipimo Imana izapimiraho ngo yirengagize ibindi byose impereza ubugingo. Ntaho bihuriye n'agakiza. Ya masengesho nasengaga ubudasiba, siko n'abana hari igihe baburaraga, hari igihe rwose nafataga n'icyumweru ngafata ukwezi ndi iyo ngiyo ndi kwinginga Imana kubw'umurimo wayo. None burya kumbi ntabwo bizitabwaho. Yesu ati nimwumve imbere mwa nkozi z'ibibi sinigeze kubamenya. Nta kintu giteye ubwoba nko kubwirwa ngo sinigeze kukumenya. Nta nubwo wigeze uza nibura ngo uze gutoroka usubireyo. Yesu ngo sinigeze, mu mateka ntimwigeze kwiyandikisha, ntabwo mwigeze kuba banjye. Ibi ngibi ni ukubera iki? Bishatse kuvuga iki? Ijambo ry'Imana twasomye, urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo mu bice 3, hatugaragarije uko abantu bazaba bameze. Ariko tumanutse gato ku murongo wa 5 batubwiye mu bice 3 umurongo wa 5 ngo bazaba bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Mana itugire neza. Pawulo ahugura Timoteyo ngo bameze gutyo ujye ubatera umugongo. Hari muri iki gihe tugezemo abantu benshi bafite ishusho yo kwitwa abana b'Imana, ndetse hagira ikiyongera ku byo akora byo. Bikoroha cyane kwitwa umukozi w'Imana, uretse ko buriya aho kugira ngo umuntu abe umukozi w'Imana yaba umwana w'Imana. Dore ikintu tuzazira rero, ikintu abantu benshi bazazira, ni uko batigeze baba abana b'Imana ngo babana mu rugo, ahubwo bari abakozi. Niyo mpamvu bavuze ngo twakoze ibi n'ibi, twakoraga ibi n'ibi. Bo bashingiye agakiza kabo mu byo bakora, kandi ibyo dukora ntidukwiye kubishingiraho agakiza, ahubwo agakiza kakwiye kudutera gukora. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Haleluya. Ntabwo nkora ubushumba kugira ngo nzajye mu ijuru, ntabwo mbukora kugira ngo mbone ubugingo buhora, siyo kondisiyo. Ntabwo nkora uburirimbyi kugira ngo ngube kondisiyo yo gukizwa. Ntabwo ntanga icya cumi n'amaturo ngo ibe kondisiyo. Muri iyi minsi muzabyumva gukora ibi ngibi, gukiranuka ntabwo biri muri iyi mirimo. S'il vous plaît, gukiranuka ntibiri muri iyi mirimo, ahubwo gukiranuka biri muri Kristo Yesu. Twamara kumwakira kuko tumukunze, kuko ari muri twe, tugakora ibi ngibi nka rezilita y'umunezero n'ibyishimo dufite byo gutunga Kristo. Haleluya. Ibintu biramutse bimeze gutya nta n'uwakwirukaho. Kuki waje muri kurara ukererewe? Hoya, Kristo uri muri wowe ntabwo akwemerera gukererwa. Kuki wakoze uyu murimo nabi ugashumba nabi? Hoya, ntabwo ibyo ntibyakirirwa bibaho, kubera ko Kristo uri muri wowe ntiyakwemera kubikora nabi. Ntabwo wakwirukaho, ntabwo wanyirukaho kubera ko utatanze icya 10, kubera ko utatuye amaturo. Hoya, ntabwo yari kondisiyo yo gukizwa. Ubwo gukizwa ni kimwe, kubera urukundo ukunze Kristo kandi uri muri wowe gukoresha akagutera gukora iyi mirimo. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo mu minsi y'imperuka rero hazaba hari ibihe birushya. Batugaragariza abantu ko bazaba bameze, abantu bazaba bagoye, abantu bazaba bikunda, bakunda impiya. Kandi twibukiranye, ntabwo abangaba ari abapagani bari kuvugwa. Oya, ni ba bakirisiti bo mu rusengero, cyangwa se abo twakita abapagani bo mu rusengero. Ntabwo ari barya baba hanze, si babandi bataba mu by'Imana, ni barya baba muri ya mirimo ya buri munsi ihoraho, ngo bazaba bikunda, bakunda impiya. Muri iki gihe ikintu bita impiya, ubonyaho no guhanura bisigaye bigurwa, ubonyaho no gukora umurimo w'Imana, kandi tugomba kubikora nk'abana mu rugo, bisigaye biba akazi, ndetse ahubwo ibibazo bikazamuka mu gihe katabaye akazi wifuza. Bene data, bazaba birarira. Muri iki gihe muzabigenzura, muzabibona abantu bibona batukana. Yewe biragoye muri iki gihe ujya ukumva umuntu wari umwe
w'umwizerwa, watekereza ko ari umukozi, babandi tubona bafite ya mirimo twavugaga, ya yindi twavugaga y'uburirimbyi, y'ubushumba, y'ubudiyakoni, ya mirimo y'amasengesho, ukajya ukumva asohoye igitutsi mu kanwa mu kabyara, batuka ukumva aragisohoye kandi ari gutuka mugenzi we, aratuka mugenzi we ngo kiriya kintu, kiriya kigabo, kiriya mana we, mbega ibihe bigoye, turi mu bihe bigoye, ni ukuri aratuka mugenzi we gutya ku mugaragaro. Murumva iminsi turimo yoroshye, batumvira ababyeyi babo, indashima batarabera. Ikibazo dufite muri iyi minsi, tugaragara mu mirimo ariko nta kwera kurimo. Rero bazaba batarabera, badakundana babo, ni ukuri batuzura. Ibintu byo kutuzura muri iki gihe, urajya mu bantu groupe yishyize hamwe kandi target intego ari ugusenga, wajya mu bantu bitwa ko ari abantu b'Imana bagombye kuba bari mu murimo w'Imana, ari ugasanga ntibuzura. Ntambara hirya no hino, amatiku no kwirikunda no kwirebaho no kureba inyungu byabaye byinshi muri iki gihe. Niyo mpamvu ntabwo dukwiye kurebera agakiza k'umuntu mu byo akora. Imirimo n'agakiza ni ibintu bibiri bitandukanye. Cyakora yaba amahirwe iyo mirimo ikorwa ibiterwa n'agakiza, ariko ntabwo benshi imirimo kora ari ukubera agakiza kabasunika, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana. Muzi akagambane kari hubu bene data, uziko n'abantu bitirirwa izina ry'Imana, bitirirwa gukora umurimo w'Imana, basigaye bawugambaniramo. Ibi mvuga aho urabizi, warabibonye, nanjye ubivuga narabibonye, amaso yanjye arabyitegereza, mpinda umushyitsi, ngira ubwoba. Uziko abitwa abakozi b'Imana, uziko abantu bakabaye bitwa ko bari kubaka ubwami bw'Imana, iki gihe aribo bari kugambanirana. Teye ubwoba. Ibyigenge bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Bene data, iki sinjya kugitindaho, twaraganiriye kuri iyi ntego. Bene data, ntabwo gutura amaturo menshi n'icyacumi cyinshi bivuze ko umuntu yakiranutse, bivuze ko afite agakiza. Ntabwo kuririmba cyane rwose umuntu akaba azwi haba no ku rwego rw'igihugu bivuze ko yakijijwe, yakiranutse. Oya, ni ibintu bibiri bitandukanye, cyakora bishobora kuzuzanya. Ntabwo umuntu kuba yiriwe mu masengesho ayahoramo buri gihe bivuze ko akijijwe. Wanasanga ahubwo ayo masengesho ibyakoreramo aribyo bizatuma atabona ubugingo. None se nk'umuntu hera ku wa mbere akageza kundi wa mbere ari mu cyumba cy'amasengesho, abana inzara ikabica, bakagira ibibazo, uburwayi bushingiye ku mwanda, inzara ikabica, kandi wagombye kubusohoka ukabitaho, kuko iryo ni ryo torero rya mbere. Urambwira ngo uzenguka imbere y'Imana witwaje iki? Kutazayisobanura ko wasenze amasengesho menshi, ahubwo wari ukwiye kwisobanura ko warinze umuryango neza, ukanasenga amasengesho akwiye. Mu kiganiro cy'ubushize twavuze ku bijyanye no gusenga, turi kuganira aho abantu basengera, turi kwibaza ngo mbese umunsi umuntu asengaho uwumutera niwe ugaragaza agakiza ke. Twavuze ku masengero, twabonye ko tukwiye gusenga ubudasiba kandi tugasengesha umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga. Gusengesha umwuka iteka rero ntabwo ari uguhera ku wa mbere no ku wa kabiri no ku wa gatatu no ku wa kane kugera ku wundi wa mbere uri mu cyumba cy'amasengesho. Nujya no kubireba neza, bene aba bantu nibo bateje ikibazo. Bagiteje mu iteraniro aho basengera, bagiteje aho batuye. Uzasubira inyuma ujye muri karitsiye usange neza neza uyu muntu muri karitsiye ni ikibazo, bana be ni ikibazo, ubwe ni ikibazo, ntabwo yumvikana n'abantu. Wagiye mu muryango se, jya mu muryango, wa undi muryango rwose wa bugufi, umugore n'umugabo n'abana, niwe wirirwa urwana n'umugore, niwe wirirwa urwana n'umugabo, niwe wirirwa urwana. Ibibazo byaravutse mu muryango, ariko ku wa mbere kugeza kundi wa mbere mu masengesho ntabwo ari iki ngiki Imana yavuze, ntabwo ariko gusengesha umwuka iteka. Bene data bakundwa, nidushukwe, ntitwibeshye. Ntabwo imirimo dukora, rimwe na rimwe ikintu giteye ubwoba, tuzatwibeshya ko iyi mirimo dukora. Kuvuga ubutumwa ni byiza, turabikunda, nanjye ndabikunda cyane.
kuririmba ni byiza, turabikunda, nanjye ndabikunda cyane. Ni gake njya mbaho nari muri korali uretse nko muri iyi minsi ntayirimo. Kudiyakona ni byiza cyane, gushumba ni byiza cyane, ni agahebuzo, ni byiza cyane pe. Gutanga amaturo n'icyacumi ku murimo w'Imana ni byiza cyane, tugomba kubikora. Ariko niba tubikora dufite cya kibazo cy'abantu mu minsi y'imperuka, tugashaka kugaragaza ishusho yo kwera. Abantu benshi bashaka kugaragaza ishusho yo kwera, bashaka kwitwa abakristo, bashaka kwitwa aba evangeliste, bashaka kwitwa ba mushumba, bashaka kwitwa ba muyobozi, kwitwa ba mudiyakoni, kwitwa kwitwa inyangamugayo ku rusengero, kwitwa abanyamasengesho b'inginzi. Nicyo abantu bakeneye, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga za. Wajya kureba ibisohoka nyuma y'ibyo ngibyo bitirirwa, nyuma y'ibyo ngibyo bakora, ugasanga neza bihakana imbaraga zo kwera. Niyo mpamvu n'agakiza, niyo mpamvu n'iby'Imana n'ubukristo n'uburokore muri iki gihe bwanduye, bwarangiritse. Murabwira umuntu ngo uriya n'umurokore akafata barokore ba none ndabazi, niba ruriya ntumumbwire. Kubera iki? Kubera ko twamaze kwanduza iri zina twiswe, ariko herezo riraje kandi rirasohoye. Aya magambo tuzumva, aya magambo avuga ngo mwumve imbere sinigeze kubamenya. Ndasaba muri uyu mwanya kugira ngo buri wese atekereze kuri aya magambo kandi atangira ashaka ngo niki cyatuma ntazabarwa mu mubare w'abangaba. Niba uri umuririmbyi ubikore kubera ko ukunze Kristo kandi Kristo ari mu bugingo bwawe. Niba uri umunyamasengesho ubikore kuko ukunze Kristo kandi Kristo ari mu bugingo bwawe. Niba uri umushumba ubikore atari uko ari akazi k'itorero ukora, ahubwo kubera ko Kristo ari mu bugingo bwawe kugira ngo uhindure benshi gukiranuka. Niba uri umunyamasengesho ntubikore ngo abantu bakubone, cyane ko muri iki gihe hari n'ababikora kugira ngo rwose bamenyekane, nk'uko ijambo ry'Imana ryabitubwira ngo abantu bazafite ubwibone bukomeye. Ubikore kugira ngo umenyekane, ahubwo ubikore kugira ngo unhire umurimo w'Imana, uzamure itorero ry'Imana kuko Kristo ari muri wowe. Niba ari icyacumi n'amaturo wibikorera kugira ngo abantu babimenye, wibikorera kugira ngo abantu bamenye ko hari wowe utanga menshi, kuko gutanga menshi ntacyo bivuze no gutanga make ntacyo bivuze. Igifite icyo kivuze gikomeye nuko Kristo ari muri wowe, kandi yamara kuba muri wowe akakuha uburyo agagukoresha kurenza uko ubitekereza. Ntabwo ukwiye kubikora kugira ngo bimenyekane ko watanze menshi, ko wabaye igihangange, ko mu bitabo rwose uri uwa mbere. Ibyo ntacyo bimaze, kuko Kristo naza ntabwo kondisiyo ari yo ngiyo. Kondisiyo nuko twamwakiriye, kondisiyo nuko amaraso yaturiho, kondisiyo nuko twinjiye. Haleluya, twinjiye mu gakiza tukakira Kristo utanga ubugingo. Bene data, mureke nsoreza ahangaha, ariko aya magambo tuyatekerezeho, tugumye kuyazirikana mu buzima bwacu, tugumye kuyazirikana mu mibereho yacu. Ntitwishuke rwose mu mwanya uhagazeho, mu mirimo ukorera mu itorero iyo ari yo yose. Ntigushuke, ntikubeshye, ntiguhuma amaso ngo wibagirwe, ahubwo wibuke icyakugize cyo, wibuke icyaguhaye iyo mirimo, wibuke icyatumye ugera aho ngaho, ari cyo uha agaciro. Bene data, mbere yuko tuba ibyo byose, mbere yuko tuba abaririmbyi, mbere yuko tuba abadiyakoni, mbere yuko tuba abashumba, mbere yuko tuba abanyamasengesho, mbere yuko tuba abavugabutumwa, mbere yuko twita ku bashyitsi, mbere yuko tuba ab'inginzi, turi abakristo kandi tuguye guhamya ko Kristo ari muri twebwe. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo ubu noneho sinjye ukiriho, ahubwo ni Kristo uri muri jye. Bene data, mureke Kristo abe muri twe, atuyobore muri iyo mirimo yose dukora, atuyobore muri ibyo byose dukora, kuko natuyobora nta kibazo kizavuka, natuyobora ibintu bizagenda neza, natuyobora umurimo w'Imana uzatera imbere, natuyobora ibintu bizahinduka, natuyobora tuzakorana neza, natuyobora tuzumvikana, natuyobora tuzakorana mu mucyo, natuyobora nta kagambane kazabaho, natuyobora nta kwitana ba mwana kuzabaho, natuyobora nta mahana azabaho. Rorevekele centro detail, natuyobora ibintu bizahinduka, natuyobora tuzatera imbere, torero rizatera imbere, abizera bazaguka, umurimo w'Imana uzaguka, ibintu bizahinduka, maze kuherezo rya byose tuzumva impanda. Maraze nimara kuvuga, Kristo atwihegereze, atubwire ngo nimuze mwebwe abo data haye umugisha. Ntabwo tuzobwirwa ijambo rivuga ngo nimwumve imbere sinigeze kubamenya. Reka dusenge Imana. Data
data wa twese mu izina rya Yesu Kristo, aya masaha nongeye kugushima, aya masaha nongeye kuguhimbaza. Icyama ngo buri wese utwunyumva ni ukuri uyu munsi ahindurwe n'ijambo ryawe. Nanjye ubwanjye ndisabira kugira ngo ijambo ryawe rimpindure, kugira ngo ijambo ryawe rinshure mu izina rya Yesu Kristo. Uduhe guhindurwa nawe rwose, uduhe kumenya agakiza icyo ari cyo, kandi agakiza katavangiye mu izina rya Yesu Kristo. Niyo mpamvu abakumenye bakakwakira, ni ukuri nawe ubafashe mu biganza byawe kandi nta kibasha kubavuvunuramo. Fata itorero ryawe mu biganza byawe, fata abagabo n'abagore banyumva muri uyu mwanya, fata urubyiruko runyumva muri uyu mwanya, fata abasore n'abakobwa banyumva muri iki gihe tugeze mu kibuyenebere buteye ubwoba. Fata de perefa imeni desive, fata mwama abayobozi mu nzego zitandukanye z'itorero banyumva muri uyu mwanya, kugira ngo bayoborwe n'ijambo ryawe, kugira ngo umucyo wawe bayobore, kugira ngo imbaraga zawe zibayobore, barinde kwikoresha, barinde kuyoborwa n'umubiri, barinde kuyoborwa n'amarangamutima yabo, ahubwo bayoborwe n'ijambo ry'Imana. Fata abakozi bawe batandukanye, fata abana bawe batandukanye, maze ubayoboze ubuntu bwawe. Mana data wa twese, urakoze kuri kumwe natwe, utugire neza. Abanyumva bose ubaha imbaraga, ubaha amavuta, ubahe gukomera. Bari barasubiye inyuma uyu munsi bagaruke, abitiranyaga agakiza bakakitiranya n'imyambaro, bakakitiranya n'ibyo barya n'ibyo banywa, bakakitiranya n'insengero basengeramo n'amadini batuyemo, bakakitiranya data wa twese n'imibatizo, bakakitiranya n'indi migenzo n'ibihanga itandukanye, bakakitiranya n'ibikorwa bakora mu nsengero, bakakitiranya n'ibi. Uyu munsi basobanukirwe, uyu munsi bamenye icy'ingenzi, kuko biriya byose bikorwa kuko hari icy'ingenzi. Uyu munsi uduhe icy'ingenzi, hindura imitima yacu, hindura ibitekerezo byacu, udukomeze tuba abagabo nyabagabo bo guhamya kugira neza kwawe. Urakoze kumvishe gusenga kwanjye, kandi urakoze kutwita ukatugira neza, ukadukomereza amaboko muri iki gihe, kugira ngo ubuzaza gutwara itorero ryawe uzatwishyire tudafite ikizinga cyangwa umunkanyari, kandi uzatwishyire tunezerewe tuvuga ngo twarinze ibyo kwizerwa kandi twarwanye intambara nziza muri ubu buzima. Urakoze kutugira neza mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu, amen. Yesu abaha umugisha kandi abakomeze.